Amakuru yacu turayahera mu karere ka Rulindo aho hari abantu batatu baguriye n'ikirombe hakaza kuboneka umwe witaba Imana. Muri icyo kirombe kiri hagati y'akarere ka Gicumbi n'akarere ka Rulindo. Dore uwo muturage bamwita Niyonizera Savera, ni umusore w'imyaka 20 hamwe na bagenzi be batatu. Ubwo Savera yitaba ikirombe cyazaga kuhanuka, Savera nibwo yaje guhita yitaba Imana, dore ko icyo kirombe kiri mu gishanga kiri hagati ya Gicumbi na Rulindo, dore ko no muri Gicumbi hari abaturukayo baje gucukura amabuye aho ngaho muri icyo kirombe. Uyu ni umuturage avuga ukuntu icyo kirombe cyari kimaze imyaka 3 gifunzwe, ariko babyuka n'ubundi bagasanga icyo kirombe n'ubundi kiragaragara nk'icyavuyemo abantu. Abantu ni abaturage barimo barabihamiriza yuko buri wa kabiri uko inteko yabaga babibutsaga yuko ikirombe kimaze igihe kinini cyane gifunzwe, ariko nubwo icyo kirombe cyari gifunzwe ntabwo byabuzaga abantu kwitwikira ijoro bakajya gucukura ayo mabuye y'agaciro, dore yuko babivuga yuko hari n'abaturuka mu karere ka Gicumbi. Abaturage bakagira icyo basaba inzego z'ubuyobozi, nuko icyo kirombe bacyongereraho uburinzi, kubera yuko bitabaye ibyo ngibyo icyo kirombe kizakomeza kugenda kimara abantu benshi cyane. Uyu ni umubyeyi wa nyakwigendera, aravuga ngo byamutunguye ubwo yapfushije atarwaje, yabimenye saa 5 z'ijoro, kugeza na n'iyi saha ari mu gahinda gakomeye. Nawe akagira icyo asaba leta yacu, ni ukuba icyo kirombe cyakongererwa uburinzi. Njye muri kubana kuri mikorofone ni Dufite Imana Gilbert.